mpita njya gusaba ngezeyo dusaba saa 12 yego uburyo twasabyemo ni ibintu tugigerayo babonye imodoka yangije bavuze induru bakoma amashi abantu bavuze ko agomba gupfa barahindukira ndashimira Imana kwigira amagambo y'abantu akaba menshi hanyuma Imana ikaza gukora kuko nyakwigendera Pastor Theogene akiri inzahare yari afite ututwaraje nyine yaravuye mu buzima bwa mayibo Imana iramwarura hari ukuntu aba umuntu kubera umugambi w'Imana hari ukuntu umuntu aba mu buzima bugoranye ariko ari umugambi w'Imana ishyari rikomeza kuba ishyari mu ijoro ryo kuwa gatanu baramuroga aratorongera ave wabo turamubura yego turamubura baramuroze nkubaje gatoya yego abamurogaga niwe nabo mu nzu y'Imana mu rusengero nabo mu rusengero nyine tubahaye ikaze ndetse tubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo tubahaye ikaze kuri channel yacu The Right Hand TV ni channel bagezaho ijambo ry'Imana ritandukanye abigisha batandukanye bagenda bavuga ndetse tukanyuzaho n'ubuhamya bwa gikristo bugenda bufasha abantu aho tugenda dusura abantu tuganira abantu batandukanye kugira Imana agiye bakorera kugira ngo bifate umukristo umwe bimukure hamwe bimugeze n'ahandi. Rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste uza kutwibwira cyane mu buryo burambuye kandi tuzi neza ko afite ibintu byinshi byafasha abantu niyo mpamvu tuba twamubashakiye. Rero turabasaba kumukurikira mukamwumva ibyo atuganiriza mu bintu bigiye bitandukanye ndetse mugakora like mugakora na comment ku buhamya bwe cyangwa ku ijambo ry'Imana icyo yatuganiriza cyose uko kiba kimeze kugira ngo bibashe kugera kuri benshi kandi bibashe gufasha benshi. Ndumva twatangira atwibwira ubundi yamara kutwibwira akadusengera mu izina rya Yesu Kristo tukabona gukomeza. Yego murakoze cyane reka mbanze mbashimire kubw'ikaze mwaduhaye kuri channel. Ntabwo nzi Icyongereza cyane kuko abantu burya bamenyera Ikinyarwanda burya wenda bije vuba ariko ubundi Abanyarwanda tuzi Ikinyarwanda ubundi the right hand bivuga iki? Bivuga ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo. Yego. Hanyuma rero nishimiye ko mu mpaye ikaze ku kuboko kw'iburyo TV. Mwakoze cyane. Ariko ntabwo ari ukuboko kw'iburyo kwaya ni ukuboko kw'iburyo TV. Atagira bikonfonda bakagira ngo ni akora ariyo mu Gatenga. Yego. Yego murakoze cyane Imana bamugisha kuba mu bantu bose batuye muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se bari mu Rwanda ariko bafite ubuhamya bakagira n'ijambo ry'Imana ari gihe mwagiriye icyizere firemo turabashimiye. Murakoze cyane. Turabashimiye Imana bamugisha. Hanyuma nitwa Niyonzima Theoneste ku bantu bambonye bwa mbere kuri channel nabwo bwa mbere ngezeho. Imana nibaha umugisha Imana umugisha ino channel n'abakunzi bayo. Amen. Ndetse nawe si wo wayo. Yego murakoze cyane. Data bamugisha. Yego murakoze cyane kutwibwira Evangeliste Theo Imana igumushya cyane kuba wemeye no kuza kuganira natwe nabyo ni ibintu by'agaciro cyane Imana igumugisha. Asigira ngo kubona umwanya byo byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Byoroshye ariko yego Imana yadushoboye. Rero wadusengera tubone tugatangira tuganira byinshi. Reka sengera abakunzi ba channel ya The Right Hand TV and dusengere na channel nyirizina Imana yagure kandi nukuri ntabwo ari ukwamamaza ariko reka nisabira abantu. Yego yewe namaze kugaterekaho kantu bita subscribe. Wakoze cyane Imana rwose kuko buriya hari abantu hari ikintu kimbabaza cyane umuntu akananirwa guha agaciro iby'Imana akareba ibintu by'ibishega akaba ariho rimwe na rimwe ubona ko izi channel zadutse firemo ubona ibintu bashyira ibintu by'ibishega ari byo biri kugenda bitrading bizamuka cyane ariko rimwe na rimwe dushyize ibintu by'Imana sinzi iki kibazo wenda tuzabitegura ikiganiro ariko wari ukwiye kumenya agaciro k'ijambo ry'Imana ugakunda n'ijambo ry'Imana cyangwa ivuga iby'Imana ukaba ariyo kesho ukurikirana tutavuze nda n'ibindi bisadepa n'amahitamo yawe wowe dukurikiranye umunsi ku munsi. Ariko reka ngusabe ikintu kimwe uri muri Amerika uri mu Burayi uri muri Australia nyemerera ukande s'abonner mu Gifaransa babyita s'abonner cyangwa se mu Cyongereza subscribers. Uyu duhaye nta kintu bitwaye. Abazi bitwaye cyubundi bose bakaduhabona. None se bitwaye cyo ntacyo bitwaye. Icya kabiri gukora comment share na like ugasangiza ikiganiro abantu b'Imana hari cyo bitwaye.
reka mbasengere Imana ikore no ku mitima yanyu mudukurikira niyo nkunga ikomeye kandi mudusengere natwe tugira aho tugana tugere. Turagushimiye mwami Yesu, nta mana ihwanye nawe, kuva kera kose abakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi, niwe nyiri ububasha n'ubutware, ijambo ryawe ni ubuzima kandi ijambo ryawe rirakiza, ikindi ijambo ryawe niryo ryonyine ribasha kuzura abari bapfuye. Niko Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ngo namwe Kristo yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Turagushimira ko wagiye ku musaraba Yesu ukabambuka tukabamburwa, nukuri twari dupfuye itagigorogota, akacu kari kabaye, ariko wabaye intwari. Ushimye ubutwari bwawe. Bibiliya avuga ngo Satani amaze kukugerageza mu gashyamba ka Getsemani, abonye umutsindisha, ijambo rivuga ngo handitswe ngo, Bibiliya avuga ngo arangije ngo ibiza kugerageza byose ngo agutega ikindi gihe yaragutegeye ku musaraba, yarazi ko ibyacu bizarangira ku musaraba. Ariko rata Yesu ugeze ku musaraba hari ikintu wakoze, ngo waramanutse ujya ikuzimu urwana nawe iminsi 3. Muri iyi minsi 3 rero ngo wakoze ikintu gikomeye, ko Bibiliya itubwira ko warwanye na Satani iminsi 3. Mu yandi magambo ntabwo wigeze ureka gukora akazi kawe, wakoze uri muzima, wanapfuye ukomeza kuba mu kazi. Turagushimira ko wapfuye, ariko kandi mu rupfu rwawe n'itorero ryavukiye, kuko uri kuzimu uri kurwana na Satani, ngo wamwambuye ifunguzo urangije ngo ukingura ibituro by'abera. Mu yandi magambo turagushimira ko ari itorero ryavukiye. Niho Pawulo yavuze abwira Abefeso aravuga ngo mujye mushimira Yesu kuko yarabazuye mwebwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. N'aba bantu bakurikiye The Right Hand TV nabo bamwe muri bo bari bapfuye, muri rusange twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko Yesu wabaye intwari, ntabwo Satani byaramunaniye, ntabwo aguhejeje kuzimu. Natwe turagushimira rata Yesu ku butwari wakoze. Kubw'iyo mpamvu dusengeye abantu bose bagiye kumva ijambo ryawe biciye mu buhamya. Turagushimiye Mana, kandi ubwo wageragejwe ubasha no gutabara abageragezwa bose, ndetse nanjye ubwanjye warantabaye. Sengeye umuntu uri muri Amerika, uri muri Aziya, ndetse uri muri Australia, imigabane yose y'isi no muri Afrika, cyane by'umwihariko abanyarwanda tubana umunsi ku munsi bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyane. Baho umugisha Mana, kandi ubaye kumva no kumvira abazumva ubuhamya buzagira aho bubakura no bubashyitsa. Urakoze Mana, ubu buhamya bugira umumaro mu mitima y'abantu bawe, mu izina rya Kristo Yesu niho mzambaje. Amen. 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 Theo, Karameshti Imana umugisha udusengeye neza cyane. Murakoze cyane. Umvaga nagiye mu mwuka. Urakaza ahubwo. Dushobozwa na Kristo. Amen. Rero ubaye nk'ubikomoza mu isengesho. Uyu munsi twifuje ko waganiriza abadukurikiye bijyanye n'ubuhamya bwawe. Ariko ubundi mbere na mbere tutaragira mu hyo cyane tubwire inzira y'ubukristo, ubundi wakijwe ryari, wahamagawe ute, mbese winjiye mu hamagaro ute? Urashaka kumbaza background yanjye? Murakoze cyane abadukurikiye aka kanya. Reka mbanze mbashimire ko mudukurikira umunsi ku munsi, ariko kandi tunashimire abantu muri iki gihe bafata umwanya bakumva ijambo ry'Imana. Kuri Bibiliya nuzasoma urupapuro rwa mbere, ari ijambo rivuze ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Jewe nezezwa cyane no kubona umuntu akunda ijambo ry'Imana. Uyu muntu ukunda ijambo ry'Imana tuba inshuti. Buriya n'impamvu nawe naguhaye ikaze ko twakorana ikiganiro, nuko nakurikiye chano yawe, nta bintu by'ibishe gushyiraho. Ibiganiro byawe ni ibyubaka ubwami bw'Imana. Ibyo nzanashyira ibyo bishego. Ariko urebye abantu benshi nibyo bakeneye. Kuko abantu bakeneye ibintu bitarimo ijambo ry'Imana. Ntabwo mbizi inshuti yanjye. Ariko tukibaza ngo ijambo ry'Imana kuki abantu batarikunda? Cyangwa ni bya bindi birivuga ngo abantu ngo bashaka kumanga ibibanezeza, mwigisho ngo hari ukuntu Pawulo yabyandikiye Timoteyo ukuntu abantu bo mu misimo no kuzabirenga abantu bo mu misimo. Mu yandi magambo, mu gisubizo kimwe cyangwa ijambo rimwe rikubiyemo ibyo byose, turi mu gihe cy'imperuka, turi mu buhenebere. Kuko ngo bazaba muri iyo minsi
Pawulo yabyandikiye Timoteyo ari mu nzu y'imbohe, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, hari ibintu ushaka kukumenyesha bizaba mu minsi y'imperuka. Aramubwira ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye, abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda impiya, batakunda ababo. Icya kabiri, bigira ibyigenge, indashima. Mu yandi magambo amubwira ijambo rikomeye, aravuga ngo bazaba bafite n'ishusho yo kwera ariko atarabera, bahakana kwera kwabo. Donc basa nkaho bafite ijambo ry'Imana, bigaragara ko bakunda Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana ariko batafite kwera kw'Imana. Amubwira ijambo ryiza ry'ubuhugura, amubwira ngo bameze batyo Filemo, ujye ubatera umugongo. Reka nawe ngusabe unkurikiye umunsi ku munsi, nubona umuntu mugendana adakunda ijambo ry'Imana, nubona umuntu mushobora kuganira ikiganiro kitarimo ijambo ry'Imana, uyu muntu ntabwo yakugeza ku bwami, ujye umutera umugongo. Aha, reka rero nkunda Bibiliya cyane, ijambo ry'Imana nari natwawe, reka ngaruke cyatwiganirire. Ari no mpamvu wampamagaye ukambwira ati numvise ubuhamya bwawe kandi bufite umumaro, icyo bwafasha abandi mu buryo bwa gikristo, bwigishe sosiyete. Kuko abantu benshi bagiye bambaza ibibazo. Hari umugabo mwigeze kumbaza, arambaza ngo Theo, iki cyagushoboje guheka uruhinja rw'ikiro n'amagarama 600, abandi bagabo byarabananiye? Ndavuga ati nta kindi cyabishoboje, ni Kristo bishoboje. Uretse kugerayo cyane bigeraho, ariko kurumva ibintu bikomeye, urakomeye, ufite imbaraga z'umutima, ariko aza kuhagera ntacyo uratubwira. Tubwire mbese wakirijwe ute, wahamagawe ute, byagenze gute kugira ngo uribuka? Niho nari nshingiye cyane. Yego Filemo, jyewe nitwa Niyonzima Theoneste, mvuka mu karere ka Gisagara, hanyuma umurenge ni uwa Mamba, mvuka mu bana 12, numva data yari yaragerageje kubyara, akatagize. Hanyuma tuvuka mu muryango nyine nk'uw'abandi bavukamo, ariko umuryango wacu wari abakene, ku buryo twavukiye muri Maison-Ronde, kandi njye nemera background yanjye naho duturuka, ku buryo byaje no kongeraho ingaruka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Twarahunze nk'abandi banyarwanda bose, tugira umugisha Imana iraturokorera turinda. Duhungutse rero mu mwaka wa 2000, twangutse muri 1998, mu mwaka wa 2000 habaye inzara mbi, bituma mama twiyonkora. Mama watubyaye aravuga ati hakugira ngo ndebe abana bangwa mu maso, reka nigendere. Avamo aragenda, dusigarana turi abana nyine donc badafite, ku bana ba mama ni 6, twese duhita tumera nka za mesi tagira umwongere, kuko data we yari yarapfuye. Nuko mama aragenda, ariko tubonye dusigaye gutyo buri wese yirwanaho, ajya kwihigira. Jyewe rero hari ikintu njya mbwira abantu, njya mbabwira ko nshimira Imana ko Imana yandokoye muri ubu buryo. Ese Imana nkuye mu cyaro kanzanira muri Kigali kubera umugambi w'Imana. Buri mugambi w'Imana ntuyoba, ntabwo uyoba. Birashoboka ko wavukira mu muryango ukennye ariko uri mu mugambi w'Imana, birashoboka ko wavuka utageze ariko uri mu mugambi w'Imana, birashoboka ko abantu bakwanga ariko uri mu mugambi w'Imana. Ndaza kubabwira umuntu uri mu mugambi w'Imana kizamukubwira aca mu bibazo byinshi, ariko akaca mu bigeragezo byinshi, ariko bya bigeragezo ntibigutembane, ntibimuhitane, bikagenda doka bikamwambika imbaraga. Mwibutse ko hari abantu bajya banga amasengesho menshi, burya ngo akuraho ibigeragezo. Hoya, amasengesho ntabwo akuraho ibigeragezo. Kubera iki dusenga? Kugira ngo kuki dusenga ubundi? Amasengesho amarira icyo abera. Ikintu cya mbere, buri iyo dusenze amasengesho yambika imbaraga be. Ni na mpamvu Yesu yagiye gusenga mu gashyamba ka Getsemani, ngo yari ari kumwe n'abigishwa 12. Ageze yatangiye gusenga, ngo ba Petero na bene Zebedani, kubera imitesto n'ubutasi bari bafite, bo nta kintu cyatumaga basenga, kuko bumvaga ari ibintu bisanzwe, ntabwo bari bahuje urugamba na Yesu. Ibyo Yesu yabonaga imbere byari bitandukanye n'ibya ba Petero, bituma bo bagira intege nkeya, buri wese atangira kwisinzirira. Ubutasi abakristo benshi bafite, ntabwo bazi agaciro k'amaraso Yesu yamenye. Abenshi ntibazi urugamba Yesu yayaciyeho. Buri mukristo wese aramutse amenya imvune Yesu yavunitse, ngira icyigisho kivuga ngo imvune Yesu yavunitse ntizizapfa ubusa. Ntabwo zizapfa ubusa. Ngira icyigisho kivuga ngo imvune Yesu Kristo yavunitse ntizizapfa ubusa, Yesu azibuka. Ntabwo Yesu kujya ku musaraba igorogota bizarangirira. Mukurikire mu nyombe. Noneho Yesu Kristo
ngo yambara imbaraga z'amasengesho rero ngo yarasenze umunsi umwe ngo asenga isengesho aragaruka abwira ba Petero byabone nk'umuntu azakubitwa akagaruka akagira ubwoba yagaruka ko ariko se ntimubashe kubana nanjye isaha imwe. Impamvu Yesu yabivugaga kuriya nawe yari afite ubwoba no mu isengesho rye yaravuze ngo Yesu ari gusenga avuga ijambo rikomeye aravuga ngo data nimba bishoboka ko iki gikombe nyweraho. Ni isengesho rigaragaza intege nkeya zitewe n'uko areba akabona hari ibintu bigiye kumubaho. Nimba bishoboka ko iki gikombe nkinyweraho mana rwose umbabarire sinkwereho ariko bye kuvuga jaka ariko siko Yesu nawe yagize intege nkeya kubera ko yarambaye umubiri wa kimuntu. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Yarebaga imibabaro yamutegereje. No dore ikintu narimvuze amasengesho icyama abonye ko abigishwa bafite ubutesi batangiye kujya basinzira ahita bavamo aragenda asubira gusenga ngo ageze ngo asenze ngo abiri ibyuya bivanze n'amaraso. Ntabwo mwumvishije ngo abiri ibyuya bivanze n'amaraso ngo yambara imbaraga z'amasengesho. Izi mbaraga zamushoboje kwambara imbaraga zikomeye zo kuza kwihanganira ya mibabaro agiye gucamo. Amasengesho rero ntakuraho ibibazo. Ntabwo amasengesho akuraho gupfakara, ntabwo amasengesho akuraho urupfu, ahubwo atwambika imbaraga ziducisha mu bibazo. Bwana sifiwe. Warugeze ahantu niho nshaka ko tugenda. Amasengesho nshuti yanjye ntabwo amasengesho ashobora gutuma umugabo atagutimbura. Oya bakukubita uri gusenga bakakudiha uri gusenga emwe no kwigaburura akagwara. Mfite inshuti nyinshi zitandukanye uzi ko umuntu ashobora kuba ari umuvugabutumwa umupasiteri wakamugambanira kandi yitwa ko asenga akaba yanamuhagarika kwigabura akanamwici. Hari n'ababagambanira bakaba bana bajyana mu nzu y'imbohe. Ariko se ukiri aho ngaho wenda nubwo kandi asenga icyo nshaka kubaza yego ubona biterwa n'iki? Kuki ubona ko Imana umuntu usenga Imana yemera kumucisha mu iyo nzira cyangwa aho hantu? Mu ijambo rimwe Imana yavuze ijambo rikomeye. Yesu ubwe niyo yarivuze. Yaravuze ngo umugaragu ntaruta shebuja. Kandi ubwo Yesu Kristo yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Irindi jambo rikomeye ravuga ngo munyure mu irembo rifunganye. Nimba turi abagenzi turi intama za Kristo tutegetswe guca muri ibyo bintu tukinjirira aho ngaho. Umugabo iteye Yohana wari ku kirwa cyitwa Patimo ngo bamujugunyeyo bashaka ko ibibugu bihaba bizamwica. Ahita ajya mwiyerekwa nibwo Imana yamusanze hariya atangiye kwandikira amatorero 7 yandika igitabo cy'Ibyeshuri Yohana igice cya mbere umurongo w'9 ahita higirishurirwa rikomeye asanga ibigeragezo ku isi ni rusange. Ahita abwira abakristo aravugira ngo yandikira itero rya Efeso aravugira ngo jewe Yohana mwene so haleluya musangiye cya mbere ni igaburo rusange aravuga ngo amakuru icya kabiri ubwami ya gatatu kwihangana. No those are included on Jesus Christ. Nta kurenganwa kurimo. Oya ni ibintu bitatu yavuze. Yesu amenyesha abantu aravugira ngo jewe Yohana mwene so atangira kwandika ndumva ari itoro rya Laodikiya aravuga ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Aravuga ngo ku munsi w'umwami Imana narindi mu mwuka. Imana ishimwe. Mu yandi magambo ibigeragezo ni rusange ntaho twabicikira. Rero niyo mpamvu ushaka kubabwira imibabaro naciyemo kugira ngo mwumve ko ari rusange. Ahantu warugeze mu kanya utubwira mama amaze kubasiga. Yego ndahagaruka rega ndi kubabwira ko imbaraga z'amasengesho zitakuraho ibigeragezo ahubwo zituma twambara imbaraga ziducisha mu bibazo. Aravuga ngo ibigeragezo ngo ni ibyo by'umukristo. Yego icyo ntacyemera. Ariko nibyo ko nta hantu byanditse muri Bibiliya ari uko wenda abantu bareba ni n'ibiryo none se dusangiye ni igaburo nyine. Ntacyo wakomeza hano urugeze. Ni igaburo donc rusange dusangiye. Hanyuma mama watubyaye amera nka Hagari ageze aho Aburahamu amusenda. Itangiriro niba nibuka 21:14 ngo Aburahamu azinduka karekare aramusenda ngo arangije Hagari azerera mu butayu bw'i Berishebu azengurukana n'umwana we bita Ishimayeli. None ngo ageze aho bikomeye ngo mu butayu ngo n'imvumba yari irimo amazi ngo amazi ashiramo. Ahita abona aho kugira ngo umwana amufire mu biganza. Nibyo mama yakoze rero. Mama abonye inzara ibaye ntabwo namurenganya. Ubundi nta mubyeyi wese ujya wifuza kubona umwana we yamugwa mu biganza. Avuga ati wenda Imana n'uw'Imana n'ubundi akugira ndebe umwana wanjye ngwa mu biganza reka nanjye nirwanaho nigendere. Ishimayeli nyina aramwitarura ariko ndashimira Imana. Abantu bashobora kuguta ariko Imana ntiyanga.
ntabwo nyumvishije abantu bagusiga ariko ntiyagusiga. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana iza kugusiga. Abantu bashobora kukwirengagiza ariko ntabwo yakwirengagiza. Niyo mpamvu Yesaya yahanuye igice cya 49:15 yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mbese umubyeyi yakwihakana umwana yose ntababarire uwo yibyariye. Aravuga ngo bo bashobora kunyibagirwa ariko njye sinzakwibagirwa. Aravuga ngo dore nguciye mu biganza nkuca imanzi. Haleluya. Ariko munkurikire yaba Imana iza kumbabarira. Aba bantu bakurikira Right Hand TV babaze kumva ikiganza cy'Imana. Haleluya. Ndafashijwe Theoneste. Haleluya. Mama rero aragenda ariko si ubugome yari afite, ahubwo yabonaga nta kundi. Bituma tumera nk'intama zitagira umwungeri cyangwa se impehe zitagira inzuki zitagira donc urwiro. Yego, zita zinyanyagira zitazitwa impehe buryo. Niko bazita inzuki iyo zimaze kubura urwiro. Urwiro ni umwami w'inzuki. Yego. Duhura n'ibigeragezo. Yego. Munkurikire mu turanyanyagira. Byaje gutuma rero nagurishije akanani nari ifite. Nkagurisha 4,000. Ubuse nasubira iwacu. 4,000. Ahantu hangana gutyo. Kari gato urumva abagore ba data bari bane bari bafite akantu k'agashito. Ubu ni muri 19 cyangwa 2. Muri 2 gutyo. Yego. 2 na 1 na 2 nibwo nahise mbona ubuzima bukomeye ndigendera nkagurisha gutyo bitanza muri Kigali numva ngo niho hari ubuzima. Yego. Ndi Kigali rero mba mu buzima bwa mayibo. Urumva nta data nta na mama nawe mu buzima bwa mayibo. Uyu nyakwigendera Pasteur Theogene aruhukire mu mahoro kandi Imana izaduhuze nawe. Uriya twabanye ku mubumbe. Jewe nari nzi gutera dedo. Dedo ukamanura intoki 2 kaziteramo gatwara amafaranga yo mu cyangwa twaza urwembe. Ubundi abana bo ku mubumbe ntabwo basigana n'urwembe ugakata. Ndashimira Yesu. Amen. Mateka yanjye cyakora nakubwiye ngo uri umunyamugisha. Ubundi simba shaka kubisubiramo kenshi kuko ari ahantu binjyana. Nizeze kwiba pavuro urabona hariya ku isoko rya Kimi Kiruhura. Oya Kiruhura. Kiruhura rya soko ryari hepfo no kuri ADPR Kiruhura hepfo. Minisiteri ifite mu nshingano Minisiteri y'umuryango yashyizeho gahunda ya integration yo gusubiza abana mu muryango. Hanyuma natwe turataha. Ikigo bagishyizemo IDC. Ikigo kirera abana b'incuke niho basigaye baba ariko twebwe twakibayemo ndumva nakijemo 2016 nkivamo 2013. Aho tubwire nyuma yaho rero. Rero urumva naba mu buzima butoroshye ngira umugisha muri icyo kigo niho Imana yamindira ubuzima. Je nakundaga kunywa ibintu bita etineri. Narasyagaga nari imisigi naracomaga twari babi ariko turashimira Kristo yindura amateka. Imana ishimwe. Inshuti yanjye Filemon hari ijambo Paulo yandikiye Filemon aramubwira ngo Filemon bibe bityo mwene da umbonemo umumaro nanjye nkubone mundi nduhura umutima muri Kristo. Ndashimira Imana ko iyi cyane izagira uhura umutima abantu. Ujye uza n'abantu baruhuka umutima. Hari abantu barushye hanze aha, hari abantu bababaye, hari abantu bababaye. Njya nezezwa niyo nk'umuntu dukora ikiganiro agashyiraho ntuze nimero yanjye abantu bakampamagara abantu barushye hanze nkabafasha. Inshuti yanjye abantu tukabafasha mu buryo gisanamutima. Yes, reconciliation donc gusana imitima y'abantu. No ubuzima naciyemo rero niga primaire hano ku Munini. Hano hari Kafri zone niho nize primaire Munini. Nihutisha kugira ngo tuze gusoza. Yego. Ndabona amasa ari kugenda kure ariko ntacyo bitwaye. Nimwe mwantumiye ngira ibintu byinshi. Yego. Gaho tubwire ugeze ku primaire ku Munini. Ndiga ndatsinda njya secondaire. Njya secondaire Imana iramfasha natsinda kubona Bruce. Mbona Bruce njya kwiga kaminuza i Butare. Uzi ko ari mayibobo yaratangiye kwa mayibozi. Urumva mayibobo mayibobo ugeze muri kaminuza. Mayibobo ugeze muri kaminuza. Cyakino kubwira umugambi w'Imana. Urumva background yanjye ntabwo yanyemereraga kujya kuba mu buzima bwo kuba kaminuza kwiga kaminuza. Ariko umugambi w'Imana ntuyoba. Nimba Imana yavuze ko uzarya uzarya. Nimba Imana yavuze ko uzabaho nawe uzabaho nawe. Uretse ko Imana idafite gahunda yo kukubwira ngo uzabaho nawe. Ugomba kubaho neza Filemon. Ukabaho umuntu nyine
ubayeho neza kandi twese turabyifuza ariko aho Imana igejeje ikora Imana ihindura amateka y'abantu. Tugeze aho ngaho tubwire noneho ku buzima bwo gukizwa, niho nshaka ko twinjira mu buzima bwo gukizwa. Yego nkiri mu cyaro iwacu, nkiri mu cyaro nakundaga gusenga nubwo nambaye mu buzima bubi ndasenga, ni naho nabatirijwe mu mwaka wa 2004. Nge naje mu mujyi wa Kigali ariko narabatijwe, nari umukristo mu itorero rya ADEPR. Ubwo buzima bwa mayibo bwose nabuciyemo ariko nkijijwe. Yego kandi gukizwa ntibikwiye gutakora amarorerwa, nyine bitewe n'ubuzima, ariko kandi muri ayo marorerwa ntabwo bivuze ko uzayahoramo, kuko wa undi wamenye mbere azagutegeka kubivamo, azagusanga gushayure. ubwo wakirijwe mu rugo Kigali, rero ujya mu buzima bwo mu mayibobo bituma ukora ibyaha, reka bari ko byita kumva ari kwibana icyaha. Tubwire none waje kubivamo uti? Unabivuyemo Imana ihinduye amateka. ninje mu kigo cyitwa Les Enfants de Dieu. Les Enfants de Dieu bivuga abana b'Imana. Kigera muri iki kigo hari umugabo witwa Rafiki Karista ariwe directeur, yaduhindura ubuzima, aradutraininga, adushyira ku murongo, kware zituvamo ibiyobyabwenge biragenda bituvamo, atwigisha ikintu cyitwa amashuri, adukundisha ishuri, atubwira ko nta wundi munani. Noneho yavuga ko nta wundi munani dufite, nkibuka kwa kanjye na kariye, ndavuga ati reka shyiremo imbaraga, ibyakore birahinduka. Kuko muri icyo kigo hari twararaga mu etage, wari mayibobo nta nahantu ndara, ari ahantu mu buzima bw'ikarito, mbuvaho mbonye ntangiye kurara muri etage, mbona ko Imana iri kugenda ihindura amateka. Bituma rero ninkata kwegera Imana cyane. Mba mu kigo banyitaga na pastor, nitwaga pastor muri icyo kigo, najya ntangira kwegera Imana cyane, mbona Imana iri kugenda ihindura ubuzima. Inshuti yanjye, nagiye segonderi ndiga ariko nubundi izina ryakomeza, nitwa pastor, komeza ku murimo w'Imana, komeza gukizwa, ibyakore bimvamo, ndagenda mba umuntu mushya, bicare mu gishya muri Kristo Yesu. Narabatijwe, nkajya njya no kwigaburo. Donc n'yandi magambo, nari umukristo mwiza. Mbona buruse rero ngera kaminuza i Butare, nize electronique informatique secondaire. Hanyuma ngi Butare bamba icyo bita BID, Business Information Technology, ariko hariho bita ministry principal wa kaminuza bamwitaga John Rwangombwa. Buriya yagiye kuyobora bank, yayoboraga i Butare, yaje guhita hindura ibintu, avuga ati abantu bafite buruse zitagendanye n'ibyo biga. Urumva informatique bitandukanye cyane na electronique informatique. Donc harimo na economy na business gaceya na informatique, ariko ntabwo bihura. Hanyuma baza gusa nkaho turasuspanda bamwe kubera n'amateka n'iki, bamwe barirukanwa abandi nuko, ariko genda arasuspanda kubera ko mama yaje kugaruka, agaruka asanga nyine ubuzima bwarahindutse. Hari ibintu twakoraga bita ku mama. Hanyuma biza gutuma rero mama wanjye, kuko twabaga muri Nyakatsi icyo gihe, ntabwo Nyakatsi zari bwacike, zicice hafi 2010 muri 2009 n'umunani gutyo niho zicitse. kandi igihe nari icyo gihe noneho mpita mpagarika kaminuza nza kureba mama ari agakecuru kirirwa kararaguza nta buzima, kuko umuririmbyi yararimbye avangwa kabura ntikaboneke nini nawe bituma mpagaciro mama. Kaminuza ndasuspanda kwihutisha suspense, nza kubakira mama, mwubakira inzu y'amabati 32, mama ngeraho mwicaza mpita mvuga ngo reka nje Kigali nshaka ubuzima, nzongera ngaruke ku ishuri. Ngarutse i Kigali, nzi Kigali mbona akazi, nakoraga mu ruganda ruproduce amakadami, ndakora maze gukora mbona udufaranga. Reka rero nzumva ubuhamya bw'umukobwa witwa Imakire. Imakire nza kumwumva kuri radio Nkoramutima ari gutanga ubuhamya nk'uko nanjye ndi kubutanga. Urabona iyo umuntu atanze ubuhamya rukuntu atanga amanimero ze, hanyuma mfata nimero ye kuri radio, numva yarababaye, yari umukobwa nyine wabaho mu buzima bubi, ngo baramuhimbye igisimba, donc ngo ari kaguru k'umubabaro, yari yaracitse ukuguru, donc ukuguru kwa kutariho, ari ubuzima bugoranye. Yitwaga ngo Surambaka k'umubabaro bitewe n'amateka nta gaciro yari afite. Numva arambabaje, mugirira impuhwe, numva ngize ubundi mateka ngengire musi, ngira impuhwe wajyanda umugore, ariko we siko banyitaga n'umugore kareka kubera impuhwe ze. Ndaza kuhagera ndakubwira impamvu niswe umugore. Niswe umugore giye ubona Imana impinduriye izina vuba. Njya mbwira abantu bavuga ati ndashimira madamu wanjye wampinduriye izina. Ubundi uyu munsi twicaranye n'umugabo, ariko mu minsi ishize nari umugore.
uze kukibuka umbaze impamvu naruvuga. Haleluya, amen. noneho ndamuhamagara ndamwati ndifuza ko tuganira, ndifuza ko duhura tukaganira tugahana ubuhamya. Nari Mayibobo ariko Imana itangiye kumpindura izina, ntangiye kuba Mayiboss. Mayibobo Mayiboss kurabyumva. Uwari Mayibobo nwa ekore anywa za etineri n'ibindi wasyagaga gacoma wibye pavuro z'abandi. Nari umuntu mubi wateraga dedo watoka. Imana yahinduye ubuzima, umva nari ntangiye kuba Mayiboss. Nta hantu habaho Imana itakura umuntu, nta n'ahandi habaho mama papa nukuri brother nawe sister nkurikiye, nta hantu haba Imana itakura umuntu. Imana ihindura ubuzima. Imana ni Imana yacu. Nanjye bangu Imana ni umusitari. Imana kubera ku mubumbe haratwangije wawe. Usanga rimwe na rimwe dushyiramo utuntu mwongeyemo utuntu twakoreshaga. Ubundi Imana yacu ni sitari, niyo uri hejuru ya byose kandi ikikora nta wagivuguruza ibyo ikora. Imana ishimwe. Ewa ndangije ndamuhamagara, duhura mu butayu bwo kwa Masasu turaganira mu buhamya nawe mu buhamya. Sibwo byarangiye ubwo n'umwaka wa ryari muri 2014 niho twahuye. None tumaze guhura turaganira, numva ngize emotion. Mukobwa ndamukunda, mukobwa nawe ahita nkunda, angirira impuhwe nanjye mugira impuhwe. Yaracumbagiraga kubera yararwaye kanseri ariko Imana yaramukijije, afite ubuhamya bukomeye bunababaje. Nshuti yanjye, hanze hari abantu bababaye bakeneye ihumure. Njya mbabazwa n'abantu, ugasanga abantu bari guterana ibikwasi, ugasanga aho mwafashije umuntu. Filemo kuki Paulo yandikiye Filemo akamwoherereza umwana we? Haleluya. Kuki amubwiye ngo umwakire Gayo wanjye, umwakire nka mwene so, kandi nukuri niba hari n'ibyaha yakoze ubimubabarire. Mwene da umubonemo umumaro, ndakwinginze umbonemo umumaro, nanjye mubonemo umumaro, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Kuki abakristo mutaruhurana umutima? Kuki bitewe n'iki gituma abantu mwirirwa muterana ibikwasi? Kuki tudafashanya nibuze ijambo ry'Imana riduhumuriza? Kuki tutagira n'ibiganiro byo kumenya n'ibyaha by'imperuka twavugaga? Ntabwo ari ibyaha by'imperuka, ahubwo nibyo. Uvuze ngo menya ari ibyaha, ahubwo nibyo. Mpamvu nta yindi, turi mu buhonebere bw'iminsi y'imperuka. Nico gisubizo. Ariko byari bikwiye ko turuhurana imitima. Turaruhurana umutima, aramuhumuriza ndamuhumuriza, bituma dukundana. Rero twakundanye umwaka wose 2015. Nihute twase dupanga ubukwe hamwe no gusenga. Twakundanye umwaka wose dupanze ubukwe rero, ariko gukundana kwanjye nawe byamugizeho ingaruka. Gute? Hari ibisubizo bitera ingaruka. Yego. Byagenze gute? Uziko tukimara kumenyana, urumva najyaga njya kumusura iwabo, babona sinzi nimba ndi mwiza, ariko babona ndi kugendana n'umuntu w'ikimuga. Mu mbabarire ntibavuga icyo gihe niko bavugaga, ntabwo imvugo zari bwahinduke. Uyu munsi wa none ntibavuga bavuga umuntu ufite ubumuga. Babona ngendana n'umuntu ufite ubumuga, ishyari rikabuzura abandi bakobwa. Mbibutse ko ishyari ryaje kera. Ishyari ryaje kera aho Herode yamaze kumenya ko Kristo yavutse, arangije ahita ategura jenoside ku mpinja zose. Herode niwe muntu watangije jenoside burya. Niwe muntu watangije jenoside kubw'ishyari. Kwibutse ko ubu bugome bwa Herode nibibona hanze aha n'ibyabaye muri iki gihugu cyacu, n'ibyabaye ku isi yose, bifite inkomoko, ntabwo ari ubwa mbere byari bibaye kuri Herode. Nawe Herode niwe watangije jenoside kwica abana b'impinja kugira ngo na Yesu ngo aze kubigendamo. Kwibutse ikintu gikomeye, ntabwo umugambi w'Imana uyoba. Herode byaramuniye, ndashaka kuvuga ijambo rikomeye. Herode yateguye jenoside kugira ngo Yesu apfiremo, ariko biramunanira. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo muri iryo joro Herode mu gihe cyo gupfa kwa Yesu, ngo marayika w'Umwami Imana asanga Yosefu mu nzozi, abwira ababyeyi, barababwira ngo Herode yagombaga kubicira ijoro, hita uhaguruka ufata umwana umujyane muri Egiputa, uhungisha umwana na nyina, kuko Herode ashaka kumwica. Ndashimira Imana ko ibyashaka kukwica Imana ibihumya amaso. Haleluya. Ndatanga ubuhamya ariko numva n'ijambo ry'Imana riza. Ndafashijwe Theoneste. Haleluya. Muri icyo gihe cyo gupfa kwa Herode kwa Yesu, nibwo marayika yaje abwira Yosefu, aramubwira na Mariya, avuga ngo ufata umwana na nyina ubahungisha bajye muri Egiputa. Ubwo uzi ikintu bisobanuye, bivuze ko Kristo muri Egiputa ni muri Afurika,
Kristo avuka i Betelehemu muri Isirayeli, ariko kuki ahungiye muri Afurika? Nuko Kristo yaje mubi abe ntibamwemera, kandi natwe yaraje kugira ngo tugire gute tubona agakiza kaje muri Afurika. Haleluya, muririmbira Uwiteka. Ndashimira Kristo Yesu. Amina. Noneho Kristo rero ageze muri Afurika, muri Egiputa, haza kuba ubundi butabazi. Ubwo Herode yashakaga kwica Yesu, ngo marayika aragaruka, ngo aza gusanga uwo bita Herode ngo ari kwiryongora, yishyongora mu bantu, ngo afite ibintu byo kwishyira hejuru. Ndashimira Imana ikunda icyubahiro. Ngo aravuga ngo aganiriza abantu, ngo abantu bahita bavuga ngo Herode none ntabwo ari kuvuga nk'uko asanzwe, ngo wagira ngo ni Imana. Yumvise Herode ngo ko ari nk'Imana biri kuvuga. Herode ariryongora nyine, ahita yiyogeza yishyira hejuru. Ngo Bibiliya ivuga ko marayika yahise amanuka vuba vuba, aramukumbanya, mukubita urushyi, urunyo rumwe ruca urundi ruca. Bene data, nimba mukunda Imana mujye mwirinda ikintu cyitwa kuvogera ubudahangarwa bw'Imana. Iyi Mana tuvuga, Imana yacu ikunda icyubahiro. Herode ngo arangije urunyo rumwe ruca urundi ruca, ngo ajoga inyo. Niwo munsi marayika yahise ajya muri Egiputa, abwira Yosefu mu nzozi, aramubwira ngo Yosefu, haleluya, byuka none vuba vuba uhita ufata umwana umusubize mu gihugu cya Isirayeli, kuko ibyo yashakaga kumwica. Muvuga ngo amen. Ibyo ashaka kwica Yesu, mu yandi magambo Herode yashaka kwica Yesu ariko biramunaniye. Ahubwo Yesu abaye umwami, arongeye yimye ingoma. Zaramunaniye. Ndashaka kubwira abantu ko byabananiye. Herode byaramunaniye. Ni munsi wa none abashatse kukwica nawe mama, papa, nawe nkurikiye, hari ibintu bigomba kunanirwa. Icyashaka kukwica n'iki gushoboza, ahubwo imbaraga z'Imana ziravuze ngo ngera ubeho, wongere ugire ubuzima. Herode ngo arapfa, ariko Kristo ngo asubira mu gihugu cya Isirayeli. Ndafashijwe Theoneste. Muri icyo gihe rero ishyari riba ryinshi kuri madamu, batangira kujyaho bati ntabwo uriya musore yabana n'uriya muntu ufite ubumuga. Baramuroga akajya apfa, Imana ikamuzura, yapfuye inshuro 3. Ubwa gatatu yarazutse, nimba yacu baramaze kubana cyangwa hoye tutarabana tugifiyasa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo hari ibisubizo biza ariko bikaza n'ibigeragezo. Gukira kwawe uzabona ibitero by'abantu bene wanyu. Nubona amafaranga niyo wafite miliyoni 3, egari ibibazo miliyoni 3. Ntabwo nyumvishije. Wenda byumvise. Urabyumvishije? Nimba ukorera umushahara wa miliyoni, urahita ubona ibibazo bingana na miliyoni. Doke ni ibisubizo ariko bizanye ibibazo. Kubera ko wowe uraza kugira n'abanzi benshi, uraza no kugira abanzi benshi, azavuga ati atangiye kwirata, Filemone yarabyibushye, asigaye atavuga kisha abantu, cyera tubana tuzi tubana Nyamagabe, tuzi ko yacaga tuyishize hejuru, tuhamubona mu modokari. Nuko biba bimeze rero, ni ibisubizo ariko bizana n'ibigeragezo. Kandi mu by'ukuri ntabwo ariko filime ateye, ahubwo nuko byabintu ariko byubakitse. Ubundi mu yandi magambo ibibazo n'ibigeragezo biragenda. Yego. Ibisubizo n'ibigeragezo biragenda. Hanyuma rero aba muri ubwo buzima, igihe kiragera rero dupanga ubukwe. Ishyari rikomeza kuba ishyari. Mu ijoro ryo kuwa 5 baramuroga, aratorongera ava iwabo, turamubura. Mufite ubukwe kuwa 6? Yego, turamubura, baramuroze. Nkubaje gatoya, yego, abamuroga niwe nabo mu nzu y'Imana mu rusengero? Nabo mu rusengero nyine, ni bene wabo n'abakobwa bagenzi be, nabo basengana. Yes. Ariko kuki gatoya tubwire nkawe ibibona, kuki ubona abantu mu rusengero nkuko bazana ibyo by'ishyari? Surwa bakirijwe. Umva kuno Bibiliya ivuga, iravuga ngo ntabo ntibari abacu. Iyo abacu baragumanye natwe, kuko nubwo bahari mu rusengero ariko ntibahari si abacu. Ubwo bahari nka adresse, ntabwo uvuga ngo bakire Kristo. Uko umuntu wakire, icyo tumenyereye nuko umuntu mu nzu y'Imana, umuntu usenga yagombye kuba akijijwe, atagendera mu nzira mbi ijambo ry'Imana rivuga. Bimwe mu Bagalatiya ngira ngo urabibona ibice 5 hano nimba nibuka neza. Ubwo bivuze ko abantu reka twe kaba barabapagana bo mu rusengero ku muntu. Abo ngabo n'abapagani ndabyemera, ariko kandi ari n'abantu baje nk'intumwa. Ntabwo Imana izemerera umugabo bita Samusoni bimweremera bo mu buzima busanzwe itamwohererejeho bita Delila. Yego, ntibishoboka kugira ngo aze kugerageza Samusoni apime imbaraga ze. Ngo muramuroga ku munsi wa 5. Hanyuma kuwa 5 baramuroga. Ubundi ni muri umukristo, ubukristo bwawe Imana izohereza umupagani
izohereza ijya yemera kubera iki se Imana yemeye ko Satani aza kugerageza Yobu. Imana arabyemera iranamwohereza. Imana yohereza Satani mu yandi magambo rero ujye yohereza n'abarozi bakaza gupima imbaraga zawe nimba ukunda Imana. Iki kintu uracyumvishije. Yemeye rero ko bibaho. Baramuroga rero ba muri ubwo buzima, hanyuma kuwa gatanu baramuroga aba umusazi. Ava iwabo turamubura, amaze kubura kugeza twahere mu gitondo tuze dusabe hoya saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 kuwa gatandatu saa 10 mbona telefone ye iramamagaye, mbona urumva abantu nanjye twari kumwe i Kigali batangiye kunyita umutekamutwe. Nawe urahise ubyumva si umuntu bitebye amakuru ndavuka he yapanze n'abanyakigali n'abanyabutare bapanze yego muri ubwo buzima. Ndihangana ndakomera mbi intwari ndihangana nshuti ya naba mu buzima butoroshye, ariko Yesu yarari muri jewe. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma saa 10 arampamagara arambwira ngo bebe, ko yanyitaga bebe. Urumva ubuzima bw'umuhanda ntawugeraga nyimakeya, uyo twateretanaga nyine yanyitaga bebe. Undi ahantu wari ukunda umugabo witwa bebe. Haleluya. Ntacyo bitwaye kwita umugore wawe bebe cyangwa dodoka bitewe n'ubuzima mubanyemo. Hanyuma arampamagara ati bebe ndashaka kukubaza ikibazo, waba warigeze unkunda mu buzima bwawe? Ndamubwira ati naragukunze. Arambwira nimba warankunze ndinda mbabarira ntunkoze isoni uze gusaba nkura mu menyo ya rubamba, nimba koko warankunze atari ukumbeye ngwino usabe mbabarira pepe, sibyo ndakwinginze nkuraho igisuzuguro. Saa 11 mpita mfata gahunda, mfata tagisi voiture mbwira abagabo twari kumwe ndemera kubera iki ibi bintu mbikoze nuko namukundaga. Ariko abantu benshi bavuga ko bakunze, abasore n'abakobwa bo bari gushaka barashaka imitungo nta rukundo ruhari. Bari gushaka imitungo ni bose ra ntabwo ari bose, nyange mvuze bake, most of them yego abenshi muri bo ntabwo ariko ari bose. Yes, hari ukuntu umuntu abwira umuntu ko amukunda ibaze umuntu bakunda icyumweru kimwe asavuga ngo nje gufata irembo, sibwo n'urukundo cyangwa afite impamvu. Je twakundanye umwaka hafi n'amezi nk'atatu, hanyuma mpita njya gusaba, ngezeyo dusaba saa 12. Yego uburyo twasabyemo ni ibintu tugigerayo babonye imodoka yangije bavuze induru bakoma amashi, abari bavuze ko agomba gupfa barahindukira. Ndashimira Imana kwigira amagambo y'abantu akaba menshi, hanyuma Imana ikaza gukora. Imana ihimbaza, Imana igikora mu gihe amagambo y'abantu abaye menshi. Ndangije agenda ndamusaba, maze kumusaba ndagaruka tugeze i Kigali rero nabwo dusanga urusengero barukinze. Muri hangana yo ndi gutanga ubuhamya rigendere emotion. Urusengero usanga barukinze, unasezerana hari umuntu uragisozi, ari ibibazo bikomeye, ariko habaho itegeko nasezeranye ku bwa representant legali. Imana ikora ikintu gikomeye. Bemera kunsezeranya saa 3 z'ijoro. Je nasezeranye saa 3 ku bw'itegeko ry'Imana n'abantu. Saa 3 z'ijoro. Ariko abapasiteri mpamvu banza kusezeranya nukwera ngo twari twakerewe, urumva se nanabarenganya nta mupasiteri ibyo tubireke. Turabizi ko n'abakunda ubukwe nabo baranezerwa iyo abo banyurubyiruko abasore n'inkumi bakoze ubukwe barishima kwitorera. Ndihangana ubwo hari ibyo ntavuze ku bw'impamvu z'umutekano wanjye, ariko barabyanze. Ariko ku bw'impamvu zanjye ndashimira Imana ko bwabaye saa 3 bwemera gusezeranywa saa 3 turataha. Tugeze mu rugo icyumweru kimwe cyari gihagije ko ngeragezwa, madama akagiye kubita hasi, bya bintu bigarukana imbaraga, akagiye kubita hasi nkatera nkajya kuryamisha. Yabagiye mu bwiherero nkashanga yarambarayemo. Firemo niwe muntu ntekereza buriya wakoze cyane. Undi utaca kurura muvandimwe ntabwo ari kubyiga. Undi ibintu ndi kubisubiramo hacemo imyaka myinshi ariko atari myinshi cyane, ariko bingiraho ingaruka. Twizera yuko twizera yuko ushobora kuvuga ikintu kikagira undi muntu gifasha nk'uko twabivuze. Rero ubu ngubu turi mu mugambi w'Imana ugira ikibazo. Impamvu binsubiza mu bundi buzima ariko ntacyo. Nkasanga ari muri yenda agiye mu bwiherero, nkasanga yicaye mu yakabiri bikamukubitamo, nkatero nkajya kuryamisha. Hagiye koga nkasanga yanyereye kubise hasi, ubwo nagize umugisha itasama inda, indi igeze mu mezi 2 akajya yiviraho bishaka kumukuzamo inda, ariko Imana ikambwira ngo humura ntizavamo, ndi Imana yihagazeho. Twasenga indi igeze mu mezi 7 bizana imbaraga bimukubita hasi, ajya kubyara igihe kitageze. Saa 4:17 ahita abyara umwana w'umuhungu, umwana w'ikino n'amagana 600.
maze kubyara ahita yatakwa n'uburwayi butatu arava cyane bya bintu byo kuva biriyongera bamutera ibishashe 6 by'amaraso inda ye yanda kubastinga yenda kubastinga amazi ari mu nda harangije ajya no kuri bomboni hanyuma mamagara bene wamwe ndavuga ati umwana wanyu ameze nabi nyine iriya kwa data arambwira ati ntabwo ari buze nta muntu uza kugufasha nta buryo dufite bundi ihanga n'ubu umugabo nyamugabo kandi umenye ko umuntu yashatse abyimenyera wirira iyo umuntu yashatse arabyimenyera ndabyimenyera rero ubwo yabyare Kibagabaga uruhinja ruri muri kuveze ni hande nakubwiye ngo nahise ntangira kuba umugore birumvikana umva mama wararwaye yagize ikibazo gikomeye cyane umwana afite ikiro n'amagarama 50 umwana yinjira muri kuveze bagomba kumwita nkajya mukura muri kuveze nkashyira ku bibero nkamuhanagura namara kumuhanagura nkahita nirukanka basi bama transferi madamu mujyana sehashika nkava sehashika nkagaruka ku ruhinja nkayeka nkajya ndwiyubika yego nkava Kibagabaga maze kwibukaho uruhinja maze gukora byose nkahita subira sehashika donc nari mu buzima bubabaje my friend naratesetse ku buryo utabyumva tondoka Imana ntifite impuhwe ntabwo Imana yari imfitiye impuhwe zo kuvuga ngo reka nkubabarire basi kubera ko wabyaye umwana utegereje igihe wenda madamu wawe muzima Imana yavuze iki yaravuze ngo ukuntu nagenza abantu banjye nuko Imana yari ivuze ngo nzabagerageza kandi Imana yigeze yemera Abisirayeli baca mu nzira z'ibizigu ibwira Mose ngo impamvu mbacisha mu nzira z'ibizigu nukugira ngo menye uko nzabagirira neza irababwira ngo nimwitondere ibi muzagera i Kanani ariko nimutabyitondera muzagwa mu butayu rero nta kindi Imana ibikorera haleluya nca muri ubwo buzima nuko ndihangana mbintwari ndakomera hanyuma mwijoro ryo ku itariki 25 banamamagara barambwira ngo ninze ndebe uruhinja kwa kangahe mu mwaka 2017 yego 25 n'umwana avutse 26 abaganga bakibaga baramamagara inze ndebe uruhinja maze kurureba bitandwibikaho barambwira ati jya wiyambura rero nimba nta wundi muntu uhari kandi imiryango ihari nabitwa ko abarokore twasenganaga reka nkubwire uzabona inshuti nugera mu bigeragezo ubu nuvuga ko inshuti yawe ubu wambona ari uko wageze mu bigeragezo uryamye nko mu bitaro uretse ko nabikwifurije nibwo uhita ubona ko kuko nagukundaga ibintu byo kubeshyanya ku munwa ngo ndagukunda hoya ubundi umenya ko umuntu agukunda iteka ryose ugeze mu bibazo cameraman urabyumvishije nawe namwe mumurikiye ubundi umenya ko koko umuntu agukunda umunsi wageze mu bibazo n'ibigeragezo nibwo uzamenya ko umuntu agukunda nibyo ariko nibyo noneho aha rero nabuzungeraho aha niho Pawulo yandikiye yandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2 igice cya 4:16 yiravuze ngo Timoteyo yamubwiye ngo mwibonana ryanjye rya mbere yari yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Pawulo ari kumubwira amubwira ngo mwibonana ryanjye rya mbere nta muntu wamagarikiye bose baramana ariko ntibakabibarwe kuko umwami wanjye Yesu yaraje arampagarikiye nubwo Yesu abatagaragara ariko abahari ntabwo uri wenyine mama abantu bashobora kugutererana ariko ntabwo Yesu yaguterera ca muri ubwo buzima rero ndihangana ca muri ibyo bibazo ndihangana Imana ishimwe amen haleluya muri iryo joro ryo ku itariki ya 27 madamu ngo mu maboko nari sehashika ahita yitaba Imana aratabaruka maze gutabaruka mpita njya gushyingura maze gushyingura ndagaruka mpita njya gusanga uruhinja rwanjye Kibagabaga none umunsi nashyinguye nyina nibwo noneho nagarutse ku ruhinja kandi imiryango n'undi irigendera magorwa mpita asubira hehe ndabyumva ufite kwita ku mwana none yego Fremo karame mfashe tuse nk'abo turagize ikiganiro yego kubera ko kubw'impamvu zanjye niyo foto urabibona dore nguyu nuko rero byagenze dore uyu muntu yari inshuti yanjye cyane yego ubwo muherekeza neza mu cyubahiro yari akwiriye nk'umubyeyi arangije nuko mpita nsubira kurera rwa ruhinja maze gusubirayo umwana agejeje mu mezi 2 hamwe nakubwiye ko natangiye ku mugore niga kuranjika niga guheka ndabishobora mpeka umwana icyungu cyanjye kirakura kiba igisore cyiza kigeze mu myaka 2 kijyana kwa nyirakuru bitangiye kaminuza nanone wasubiye kwiga nasubiye kwiga ngeze umwaka umuragiye bamamagara bambwira ngo umwana ararwaye
yamunzwe nuko igufwa nawe yaje kurwara so muri makeya rero Imana igerageza reka se nkuhina mvuge ngo nta hantu haba Imana itakugerageza kandi nanone haba Imana itagutabara gatoya tutarasoza tugana ku musozi nkuko turi kubivuga tubwire wakuye ubushobozi bwo gucamo ibyo bintu icyambere numva uko bikose umudamu uwo mugore wawe yitavye Imana umara igihe gitoya yego numva nk'amezi 8 hari nkwishwa ujya kwita ku mwana singiye guca muri byinshi mukubaza byinshi ngo byagenze gute iki tubwire imbaraga zigucisha muri ibyo bintu zagucisha muri ibyo bintu wazikuye nta zindi mbaraga hari igihe Imana ireba ikabona ibigeragezo ririmo ikamanura imbaraga Yesaya yahanuye 4:29 yaravuze ngo niho intege ry'abananiwe utibashishije imwongeramo imbaraga icyo gihe rero ko nasengaga Imana yampaye imbaraga nanjye ntazi aho zivuye kuko ndabyibuka madamu nguye mu maboko byageze mu ijoro rya 9:00 se yashika ngiye kubona mbona ikintu cy'igihu cy'umukara kinje mu maso ari kinini kiramfuka ariko mbona imbaraga zimanutse nyinshi tutazikuraho cya gihu mpita numva ijwi rivuze ngo va mu biteto fata laptop wandika itangazo ujyane kuri Radio Rwanda nige wiyandika itangazo nahise mpabwa imbaraga ko kandi ndakomera mba muntu w'umugabo ibintu byose nige nabyikoreye njya kuri RBA njyana itangazo ngezeyo barisoma inshuro 3 nkibutse ko mu butabazi n'Imana ntabayiciye muri rya tangazo kuko umuntu wese wamamagaraga Imana nambwiye ngo ubwo yanumye umuhanuzi wo mu Gatenga arambwa ngo mvuga ko Imana ivuze arambwa ngo Imana iravuze ngo yitwa nta kibazo nushaka kurira amaraso Imana ubwayo irambwira ngo yitwa nta kibazo nishaka ndira amaraso ibintu byose biba byabyemeye ubwo ikintu Imana ashaka kumbwira ni iki yari mbwiye ngo nimba umugabo nkomere nambara imbaraga kuko Imana ntabwo ikangwa nuko umuntu yaburaye oya nta kibazo yifite nibyo Imana nta bibazo ifite ibibazo nimwe mbifite ntabwo Imana yabuze amafaranga nimwe mwayabuze ntabwo Imana ibuze imodoka nta nubwo Imana yabuze ibibanza oya nta nubwo Imana yabuze imyambaro kukibyimana kandi bifite impamvu nta yindi nimwe ifite uburyo ishobora kubikwima ariko hari ikintu itakwima Imana ishobora kukwima umuceri kubera impamvu ishobora kukwima umugabo kubera impamvu ikakwima byose kubera impamvu ariko hari ikitakwima ntabwo yakwima igaburo ryitwa amakuba amakuba ni igaburo Imana idupangira kubera iki Imana idupangira ibigeragezo n'ibibazo ni ukugira ngo imenye ko duyikunda by'ukuri iherutse guhereza umwana wayo bitaburahamu imuha ikintu cyitwa umwana imuhaye umwana irangije iritigaruka iramubwira ngo kuva twabana mbashaka ko ntiyijijishije ngo kuva burahamu ngo kuva twabana sindigera mbona ko nkunda none kandi yarasize ababyeyi be kagenda ngo ndashaka kumenya ko nkunda impamvu Imana ibiducishamo ibigira ngo irebe koko tuyikunda fata umwana wawe ukunda yitwa Isaka uzamuka umusozi muri umunambire y'igitambo Aburahamu ashyira mu kwizera Imana wati kuva nabo sindigera mbona umuntu ufite kwizera ni iki cyonyine Imana ibikorera umwana Imana yari muhanye mu myaka ingana kuri ya mwisezerano ku myaka 90 yari afite no ku myaka irenga 100 Aburahamu yari afite none ni iki Imana ibikorera ubundi ibigira ngo irebe koko tuyikunda by'ukuri niyo mpamvu nanjye ncishe muri bibazo kugira ngo irebe koko nyikunda hanyuma rero Imana irandendinga incisha mu bibazo wa mwana nahise ngaruka kaminuza ndayihagarika nayo ubu kaminuza zanjye zahagaze rero shure ebyiri kuza kwita ku mwana nabwo no buhamye bukomeye muri make ejya yemera ko byose bitugeraho byose bijya bitugeraho wa mwana baraguhamagaye ko yarwaye mpita mpagarika kaminuza nza kumuvuza nzenguruka ibitaro byose n'ubu byaranze ariko ubu ageze ku rwego rwo kwambara appareil de décharge cyuma kiva hasi kikagera hejuru ariko azakira umwana mwiza ni igihugu cyiza cyane ni igihugu nkunda igihugu cyiza ni cyana cyiza cyane ndagikunda iyo nyirebye mba numva niyongeyemo imbaraga tugana ku musozo dusigaje ibibazo bibiri sibyo kiri kunsekera sigaje ibibazo bibiri tugena ku musozo ikibazo cya mbere ni iki ibyo waciyemo byose wumva ari iki abantu bari guca mu bibazo nk'ibyo waciyemo cyangwa n'undi bigejezo bitandukanye wumva wababwira iki ese Imana ireka abantu bayo ese
imana ntitabara ese abantu bave ku mana mu ijambo rimwe rikomeye nka munyarwanda avuze ijambo rikomeye avuga ngo bivumbura ku nkono ukaburara. bivumbura ku nkono ukaburara. Yego, abakristo ntabwo kugeragezwa kenshi no guca mu bibazo byinshi bivuze ko mwareka imana. Mwene da ntabwo ibigeragezo bizakurwa, nibyo nababwiye, ntabwo kuba uri mu bibazo ntibikwiye ko imana itakongera ibindi bigeragezo ahubwo. nta nubwo gusenga uvuga ngo mana ngo ntabara, ntabwo imana itabara kuko wasenze menshi, oya, ahubwo ntabwo imana iza gukora ku gihe kitari icyayo, ikorera igihe, itabarira igihe, iyo ishaka irakora, imana ikora igihe ishakiye. ahubwo icyo nabwira abantu ahangaha ni ijambo riri muri Yakobo igice cya 5, urwandiko rwa Yakobo 5 umurongo wa 7, yavuze ngo nuko bene data mwihangane mugeze umwami Yesu azazira. aravuga ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka ayirindira yihanganye. aravuga ngo namwe mwikomeze umutima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. reka nkubwire ngo mwihangane, mutungire indangagaciro yitwa kwihangana gusa, kuko Kristo niwe wadushoboza. kwihangana bizagushoboza gukomera no guca mu bigeragezo. reka mbashimire mvuge ngo Astra Vista, I love you everybody, God bless you. The right hand of Jesus Christ be with you. God bless you to everybody. Bless you. Amen. Amen. Ya, murakoze cyane Theo, Imana igumugisha. Yego, Imana igumugisha. Ariko twumvise yuko afite umwana Theo akivuza. Haramutse hari umuntu ufite nk'ubufasha runaka yumva yafasha nk'uwo mwana, kuko umwana akeneye kongera kuvuzwa ngo icyo kibazo, turashyiraho nimero hano gatoya kuri comment uwasha nko guhamagara Theo amufasha se ubwo bufasha, cyangwa se ndakuganiriza abantu nk'abayihumure n'ubundi kugera imitima y'abantu. Je suis docteur. Yego, kandi ku mugani akayanagana na Theo ku byaciyemo, wenda wumvise kino kiganiro ku byaciyemo akamufasha mu buryo bw'isanamutima, kuko mu rugendo rujya mu ijuru ni ugufashanya. rero Theo, Imana igumugisha cyane. Turasaba abantu, ukangurira abantu gukora subscribe ndetse kuri channel yacu, bakora like na comment, ndetse banasangiza abandi ibiganiro tugenda ducishaho hano kugira ngo bibashe gufasha abandi bantu. rero Theo, Imana igumugisha cyane, Yesu agumugisha mwinshi kuduha igihe cyawe tukaganira. turabizi neza kandi twizera yuko ibi ngibi turi gukora hari abo bizafasha mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhe umugisha. namwe mwakoze cyane. Yego, nimero yanjye wenda murayishyiraho, ariko kanyivuge ntacyo twaze. 787565446. Astra Vista, reka mbashimire. Imana igumugisha cyane.